buri kiremwa gitangaje bitari kuri njyewe gusa ahubwo ku bantu bose bagufite. Ubwo abandi hirya no hino ku isi iby'inkundo bamaze kubishyira ku ruhande ndetse bamaze kwizera yuko urukundo ari scam ngo rushingira ku mafaranga cyangwa se n'ibindi by'iki gihe, nyuma bikazarangira ari amarira gusa. Ngira ngo nawe ujye wumva amagambo nk'aya ngo urukundo rwaro rwa kera, abakobwa b'iki gihe nta kindi bishakira uretse amafaranga, ubundi mugahita mukora divorce. Ngo ntiwapfa kubona umuntu mubana ataguca inyuma, ngo ntazubakwa ngo zirambe, zimwe zisigaye zisenyuka ku munsi w'ubukwe, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko iby'urukundo kuri ubu byarangiye. Nubwo bimeze bityo ariko hari bake basigasiye umwimerere w'urukundo, bararurinda, bararwuhira ndetse bararubagarira ndetse barahira kuzaruraga bazabakomokaho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri couple imwe mu zo mu Rwanda zikunzwe cyane ku buryo bigoye ko wavuga couple 5 zikunzwe mu Rwanda ngo ntibazemo. Abo ni abandi, ni abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Papy Clever na Dorcas. Abo bombi barenze iby'ubu, barenga amagambo, barenga igitutu cya byacitse iri hanze aha, babifashijwemo no gusenga ndetse n'imico myiza yuko barezwe. Bubaka urukundo rwabo, barugira ishuri ryiza buri wese yanyuramo akiga gukunda neza, cyane cyane yuko aba bombi ari ibyamamare bizwi cyane mu Rwanda, muri East Africa, muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Bavuguruje yamvuga ivuga ngo nta byamamare birwubaka ngo rukomere. Aba bombi nubwo babona babayeho neza, basa neza ndetse bakaririmba imitima ya benshi igahembuka, ushobora kugira ngo bavukiye heza mu miryango myiza, nta mihangayiko mbese bigeze bahura nayo mu buzima, mbese ukagira ngo bakuze bisanga byose ari sawa sawa. Ariko uratungurwa ni wumva uko buri wese yakuze ndetse nuko yabayeho mu buzima bukakaye kandi bugoye, ariko hamwe no kubaha Imana ndetse no gukora cyane bakaza kwisanga bageze ku rwego rwiza nk'urwo tubabonaho uyu munsi. Ku ruhande rwa Papy Clever, ubusanzwe amazina ye yitwa Tuyizere Pierre Clever, yavukiye ahitwa Icyangugu, ubu akaba ari mu karere ka Rusizi. Akaba yaravutse mu mwaka w'1992, ubu akaba ari umugabo w'imyaka 33. Yavukiye mu rugo rutari rukennye, gusa ibi byaje guhinduka ubwo yaburaga se umubyara mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo we yari afite imyaka 2 gusa. Kuva ubwo ubuzima bwarakomeye ndetse icyizere cy'ubuzima cyari gike. Babonye ko ubuzima bukomeje kuba bubi, nk'abandi bose baje kwimukira mu mujyi wa Kigali, ngo wenda byakunda, ariko byaje gukomera kurutaho kuko nyina nta kazi yari afite kandi bose bagombaga kubaho nk'abantu nk'abandi. Buri wese yakoraga ibishoboka byose ngo abashe kubaho. Mama wabo yarashakishaga, Papy Clever agashakisha ndetse na murumuna we. Avuga ko urugendo rwe rwari rugoye cyane, ibi bikaba byaratumye asoza amashuri abanza primaire, yize ku bigo 8 bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, bitewe no guhora bimuka bashakisha ubuzima. Muri iyo myaka yose twamaze tutarabona inzu, numva twarabaye mu nzu 12. Urukumva ngewe njya mbwira abantu ko nize ku bigo bya primaire 8. Ndabyibuka. École primaire ya Kimisagara. Niga école primaire do Muhima. Urukumva niga Icyangugu aho naho narahize, tugenda twimuka. Njya nize Ikabuga kuri primaire y'Ikabuga, subira Icyangugu, uri kubyumva. Ndiga ubwo ni primaire kuko hamwe nahigaga nk'igihembwe kimwe, ahandi nkongera nkagaruka. Mu cya hafi ndahiga, nize n'indi yo mu Giporoso. Hano hari Anglikani. Avuga ko yakoze ibindi bintu bitandukanye nko gucuruza, tuvugane muri Nyabugogo, gucuruza imifuka ya nzaruhahira, gufunga imigati muri za boulangerie n'ibindi bitandukanye mu buryo bwo gushakisha imibereho. Urugendo rwo gucuranga rwa Papy Clever avuga ko yabyiyumvisemo akiri muto ndetse akajya abikora ariko biri hasi cyane, ariko akomeza kugira imbogamizi za mikoro. Gusa mu mwaka w'2012 yaje kubona umuterankunga amufasha kwiga ibijyanye no gucuranga ndetse no kuririmba neza, aho yabyize mu ishuri rya Kigali Music School. Ndetse nyuma y'imyaka 2 mu mwaka w'2014 akaba yaratangiye gukora umuziki ku giti cye, kandi nanone yakoze umurimo w'Imana mu makorali atandukanye arimo Yisopo Choir ndetse na Ntora Worship Team zo muri ADPR. Ku ruhande rwa Dorcas, ubusanzwe amazina ye yitwa Ingabire Dorcas, we yavukiye mu mujyi wa Kigali, gusa nubwo adakunze kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, ariko ku myaka 5 y'amavuko yaje kujyanwa i Musanze kurerwa n'abandi babyeyi kubera ibibazo byari biri mu muryango wavukamo, cyane ko se umubyara atarakibana na nyina w'umubyara, kandi nanone mama w'umubyara yaje kwitaba Imana, ubu akaba asigaranye se umubyara gusa.
ariko nanone Dorcas avuga ko aho yagiye kurerwa bamubereye ababyeyi beza ndetse kuri ubu abafata nk'ababyeyi bamufashije ndetse bakamuba hafi mu rugendo rwe kugeza n'ubu. Bakimuba hafi bamutoje indangagaciro, kubaha ndetse no gusenga, mbese bamubera ababyeyi beza mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, kuko yakuze ari umukobwa w'ikinyabupfura ndetse wifitemo kubaha Imana gukomeye cyane. Nawe ku bijyanye no kuririmba yakoze umurimo w'Imana mu makorali atandukanye yo muri ADPR arimo nka Goshen Choir yo muri ADPR Muhoza i Musanze, magingo yakaba atanga umusazi muri korali Hoziyana muri ADPR Nyarugenge. Urukundo rw'aba bombi bavuga ko byari umugambi w'Imana, cyane ko bombi bajyaga basengera abo bazabana, ariko buri wese atazi ngo ninde uzaba wanjye. Papi Keleva nk'umusitari yari yarabuze umukobwa yasengeye, ariko murumuna we akajya amubwira ko hari umukobwa baziranye, ubwo yavugaga Dorcas, abona yamubera umukunzi ndetse bakabana, ariko Papi Keleva ntabyiteho. Kuri Dorcas we ngo yari umufana ukomeye cyane, kuko ngo yigeze kuva ku ishuri iwabo bamubwira iby'umusore waje kuririmba ku rusengero wuzuye umwuka w'Imana, bose baramukunda cyane. Akagira amatsiko yo kubona uyu musore, ariko ntabitindeho cyane nawe. Umugambi w'Imana waje kujya ahagaragara ubwo hategurwaga isabukuru ya murumuna wa Papi Keleva wari inshuti na Dorcas. Nk'ibisanzwe rero aba bombi baje kwisanga muri groupe ya WhatsApp yo gutegura isabukuru, ndetse isabukuru igenda neza irarangira, ariko Papi Keleva aza kwiba nimero ya Dorcas muri groupe bari bahuriyemo. Bafite twari dufite groupe turi guhuriramo, then uyu nguyu rero mpara nimero ze. Warazimwatse cyangwa zazifite? Aya, muri groupe suraza. Muri groupe. Muri groupe. Uragasevinga gutya. Ntabwo surabona uzagakenera. Kuva ubwo batangira kujya baganira ndetse baza kwiyumvanamo cyane ko aba bombi bahuje imico ndetse n'imyifatire, buri wese akabona ntacyo yanenga undi. Byaje kugenda biba byiza cyane kurutaho rero ubwo Papi Keleva yaje gukunda Dorcas, ariko abura uko abimubwira, nuko aza kumusaba ko bazahura, ari naho yateganyaga ko azabimubwirira ko yamukunze. Gusa ibyo guhura bitaraba, ijoro rimwe ryaje kuba rurangiza ubwo aba bombi baganiraga kuri WhatsApp, ndetse bigera mu gicuku cya nijoro cyane, mbese cya kindi abakundana baganiriramo. Bitewe n'ibyo bari baganiriyeho rero ndetse n'uburyo biyumvaga, Papi Keleva aravuga ati sindirarane, ngomba kubivuga, bibi byayamvugo ngo nturara utabivuze, ibyejo bibara bejo. Hari ijoro rimwe twagize ikiganiro kirekire cyagejeje nka saa 8 z'ijoro nubwo twasinziriye turi kuvuga, kandi muri icyo sinakubeshya ngo nari mfite abandi ku ruhande turi gucatinga, no yari umuntu umwe wenyine. Ko kundi izindi message ziza ntunazibone. Ngo nari mfite ibyo bintu. Okay, iyo appointment twahanye yuko ariho nzabimubwirira, ariko kubera ikiganiro twagiranye hari uburyo uganira n'umuntu ukabona muri kumwe neza kuri telefone, mugacatinga ariko ukagira ngo ni neza muregeranye n'uko. So biza kugira igihe nyine ndavuga nti bitewe n'ukuntu twaganiriye ntabwo nagenda nabivuze. Yaje gutobora arabivuga, amubwira ko yamwihebeye ndetse amukunda cyane. Dorcas nawe mu gusubiza bya gikobwa ati ntabwo nahita nguha igisubizo, ndaza kugusubiza mu gitondo. Gusa aramubwira ati ntuhangayike, ubwo nawe nk'umuntu mukuru wahita wumva icyo yari ashatse kuvuga. Bwatinze gucya mu gitondo Dorcas nawe yaje kumwemerera ko amukunda, ndetse amubwira ko amukunda cyane bihebuje. Ubuzima bw'urukundo rw'aba bombi rwatangiye gutya, ndetse biza kuba byiza, baza kubimenyesha inshuti n'abavandimwe ndetse babiha umugisha. Gusa ku ruhande rwa Dorcas abacantege ntibabuze bamubaza uburyo umukobwa mwiza akundana n'umusore ukennye, kuko umutungo yari afite ari gitari gusa, kandi ubuzima bw'umuziki bwari butaramera neza. Bakamubwira ko yibeshye, ariko ibi ntabwo byamuciye intege, kuko yabonaga Papi Keleva nk'umugabo w'inzozi ze, kandi ko ibintu ari bishakwa nibafatanya ibyo bavuga ibi byose bazabigera bombi. Barambwiye batari ko ufite ubwenge bwuzuye. Uriya musore wahese ibitugu kubera kwirirwa ahetse gitari udashinga atabyina, agenza amaguru kinyoni gisozi hirya, uriya musore zabahuta. Byaje gukomeza ndetse bemeranya kubana, bategura ubukwe bwabo, ndetse ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2019 barasaba, ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 basezerana kubana imbere y'Imana, ndetse banabyemerera ababyeyi n'imiryango. Bihabwa umugisha, barabanye, Imana ibaha gutunga no gutunganirwa, ndetse baha n'umugisha uruta iyindi, aho ku itariki ya 28 z'ukwa 8 umwaka wa 2020 Imana yabahaye imfura yabo y'umukobwa bamwita Ineza
Kyle Clever. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 2 bibarutse imfura, Imana yabahaye umukobwa wa kabiri bise Abeza Kyle Clever, ndetse ku itariki ya 5 Ukwakira umwaka 2024 nibwo bibarutse ubuheture, akaba umwana wabo wa mbere w'umuhungu bamwise Incungu Jubal Kyle Clever. Kandi nanone mu minsi yashize bagize umugisha w'uko babonye undi mwana wo kurera. Uwo mwana akaba yaragize amahirwe make, abura nyina ari kumubyara, ubu bakaba bamurera nk'umwana wabo. Ku bijyanye n'urugendo rwo kuririmbana, ngo Papi Clever ntiyari yarigeze atekereza ko azagira umugore uzi kuririmba ku buryo bazaririmbana, ahubwo ngo byaje ari nk'umugambi w'Imana atatekerezaga. Ngo ubwo aba bombi bari bakimara kubana, mu gitondo bicaye baririmbana indirimbo bari kumwe, yumva biraryoshye cyane ndetse amusaba ko bahita bajyana muri studio. Nuko amata abyara amavuta kuva ubwo kugeza ubu. Dorcas nawe akunze kubiteramo urwenya ati, ni njye mustar utarigeze abo umwanda ground, ati stage yanjye ya mbere ni muri BK Arena, mbese birarenze cyane. Iyi couple yakomeje kuririmbana ndetse Imana ibagura imbago ku buryo bugaragara, aho bakomeje kuririmba indirimbo zo mu gitabo ndetse n'izabo bwite, abantu bakomeza kuzikunda cyane ndetse baza no gutangira gukora indirimbo zitari mu Kinyarwanda gusa, bakora indirimbo ziri mu Giswahili ndetse n'Icyongereza, zirakundwa cyane, aho nk'imwe yo mu Giswahili yitwa Ameniwe Kahuru imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 52 ku rubuga rwa YouTube, ndetse bigaruriye imitima y'abantu, aho bakurikirwa n'abarenga miliyoni 1.80 ku rubuga rwa YouTube. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko baje gukora ibitaramo bikomeye cyane mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri East Africa, mu Burayi ndetse no muri Amerika, aho nanone bari kwitegura kongera gukora ibitaramo bizazengurukwa hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uku kwezi kwa 9. Ubuzima ndetse n'urukundo rw'aba bombi ni igisobanuro cyo kudaheranwa, kudacika intege, kwerekana Imana mu bantu ndetse n'urukundo ruzira uburyarya. Ndagushimiye cyane wewe wabanye nanjye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nge mwari muri kumva nk'abandi Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.